Face TV ni televiziyo dukunda, Face TV ni televiziyo dukunda, Banyarwanda mwese nukuri ndabashima cyane. Face TV ni televiziyo dukunda Banyamakuru bayo bose barajijutse, bayobozi bayo bose turabashima. Face TV ni televiziyo dukunda Songa mbele. Umuntu wazajwe na amibe dore umuti w'umwimerere ushaka gukoresha gatandukana nayo burundu. Ufata urushyi rwuzuye tungurusumu, ugafata n'urushyi rwuzuye tangawize, ugafata n'indimu ebyiri ukabisekura. Niba ufite isekuru cyangwa ufite blender akaba ari ukoresha. Iyo urangije kubisya cyangwa kubisekura, ubishyira muri litiro y'amazi, noneho ugabiteka bikabira. Yamara kubira ukabikuraho, noneho ukabiyungurura. Havamo umutobe wabyo, ukawushyira mu kintu, ugashyiramo ubuki kugira ngo bigabanye ubukana. Iyo umaze gukora ibyo ngibyo, wowe mu gitondo utaragira ikintu ufata igice cy'ikirahure ukakinywa, noneho nka nyuma y'iminota 30 ukabona kugira icyo ufata, na saa sita ukongera gutyo, ntabwo ukagifata ukanywa ikirahure mbere y'uko urya, na nimugoroba ukanywa ikirahure mbere y'uko urya. Ukazabikora byibura nyuma y'amezi 2. Noneho nk'abantu baba barazahajwe no gufuruta cyangwa kuribwa no mu nda, byose biragenda. Ibyo byose rwose ntiwongere kuribwa, ntibikubuze kwirira, urarya rwose ibintu byose nta kibazo. Uyu muti ntushobora kugira icyo ukemura, bana kwirirwa kwa muganga n'iki. Iyo uwukoze pe uba utandukanye no kwirirwa usiragira ujya kwa muganga. Wowe urabikora ukazajya nyine uvuga ati nzajya mbikora nyuma y'amezi 2, ukabikora urakira neza, ibintu byo kuribwa mu nda bikagenda. Mwibagirwa gukora subscribe, like, share na comment kugira ngo mubashe kugerwaho na byinshi byiza tubategurira. Murakoze. Remember to subscribe, like, share and comment. Thank you so much. Follow every day, every time. Thank you.